nafashe amaseshe iminsi 3 maze kuyarangiza irambwira ngo mubwire ngo ndagukijije kandi ndagutabaye. Mu gusenga rero Imana yambwiye ngo mubwire ngo ubukwe bwuze kandi butunguranye ntazi ko ari nje uzaba umugeni we. Si amagambo kandi ntabwo ari gupfa kuyivuga nkaho nabyumvanye abandi. Nabaye aho ngaho mbere yo kuza i Kigali numva ijwi rirambwiye ngo genda sengera umugabo witwa Gahutu Deo. Diamond byangize ikiremba byo mu miryango. Narageragezaga bikanga. Nari ikiremba ku buryo ntabashaga gushaka. Umva gashya kabaye rero. Byacu byabereye mu modoka. Uwiteka arambwiye ngo ugende umubwire ngo ntabwo agomba kugerageza ngo arebe ko ari muzima. Njyewe ubwanjye nzabyikorera n'Uwiteka. Mu gukora ubukwe rero twamaze gukora ubukwe dutashye irambwira ngo genda urambikeho ikiganza umusengere ahita aba muzima. Nagenda ambikaho ikiganza ndamusengera ahita aba muzima kugeza na n'ubu turi gushima Imana ko Imana yamukije uburembe. Imana yacu irashobora. Imwe basoma byahana bakagira ngo ni imfashanyigisho ariko ibyo ndi umugabo wo kubihamya. Nahize umuhigo Imana inyiza bwa buremba n'umwana yaramumpaye nkuko hana yarahize ati n'umwana nzamugutura zamwita Samweli. Umwana twaramubonye rero ni Samweli arahariyuje imyaka 10 twaramubonye. Imana yacu irakora bidashobokera abana b'abantu ku Mana birashoboka. Umukora ahamagara uwumva ijwi rye wese niyitabe. Tunezerwe twishime tuyihimbaze kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye umugeni we akaba yiteguye. Kongeye kwasuza abakunzi b'ijwi ry'umukwe dushimiye Imana iduhaye uyu mwanya twongere tuganire. Ijwi ry'umukwe n'umuyoboro mwiza Kristo yadushyiriyeho kugira ngo tunezerwe tube mu bwami tukiri n'aha mu isi kuko tubizi neza ko Kristo ari we mukwe natwe tukaba turi abageni. N'umuyoboro mwiza wo kwibutsa umuntu wese aho ari kugira ngo yitegure umukwe azaze asange ari maso. Tubahaye ikaze muri uyu mwanya mwiza rero tugize umugisha wo kugendererwa n'umuryango mwiza. Ndawukunda namwe muraza kuwukunda muraza kuwugiraho umugisha. Wabonye Imana ntiyavuga ngo ni ibihamya bigenda. Umudamu we turamenyeranye twabanye ubushize ariko tugize umugisha no ko atuzaniye n'umutware bafite byinshi byatwungura muri urugendo. Reka tubakire badusohoze. Dushimana uyu munsi no umunezero. Tumaze kubashimira Imana nitubanze kuyigira ya mbere izibane natwe ibyo tuvuga byose tuvuge tuyowe n'umwuka wera. Nitwa Gahutu Deo Garasias nk'abandi umukristo wo ku Gasave muri ADP. Ukaba twica hano turi nk'umuryango. Uyu ni madamu. Turanezerewe rero. Imana iduhane umugisha. Imana iguhe umugisha na madamu yadusohoza. Haleluya. Amen. Haleluya. Amena. Ndanezerewe cyane kubwo mwene data witanze akaba ageze hano hakatuye gukorana ikiganiro. Amazina yanjye ni Ntawuyikimana Itamuhaye Rosata. Ndi mama w'abana 3 n'umutware umwe. Akaba twifuje kuganira na mwene data. Imana ibahe umugisha. Imana iguhe umugisha cyane. Ntawuyikimana Itamuhaye. Ariko iri zina riratangaje naryo ni iry'ubuhamya birumvikana. Ni ubuhamya bukomeye. Imana iguhe umugisha. Tunishijwe no kubana namwe rero. Imana ibahe umugisha. Ni Turakwakiriye. ikaze ijwi ry'umukwe kandi abakunzi bacu bose baranezerwa. Turagirana ibihe byiza muri uyu mwanya. Amena. Abenshi tumaze kumenyerana turi kumwe no ku ijwi ry'umukwe. Nitwa Shimwe Anita. Shimiye Imana rero kuba hano. Munyemerere tubanze dusenge twiragize Imana cyane kubwo mwanya tugiye kwinjiramo kugira ngo kuganira kwacu kube uko kungura umugeni koko ahantu hose ari.
data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe buganze muri twebwe, kuko uri umwami mwiza. Tugushimiye umwanya mwiza uduhaye ko tuwunezererwemo, umwanya mwiza tuguwe neza, nunyemerere uzubane natwe. Bigiye kuvugirwa hano byose bibe byo kungura umugeni wa Kristo koko. Tugushimiye uyu muryango watuzaniye ngo tuganirire, ariko natwe duhe kumva ndetse no kumvira, kugira ngo icyo wagambiriye ko umugeni yumva dushoboze tucyumve koko, kugira ngo dushobozwe kwitegura kugaruka kwawe, dushoboze kuba maso, uzatwinde kuba nk'abapfapfa, ahubwo uzadushoboze kuba nk'abakobwa b'abanyabwenge, ngo umukwe yasanze ngo amatabaza yaka. Natwe nicyo twifuza rero, bana natwe muri uyu mwanya, uganze cyane kandi utegeke. Umwuka wawe uraganiriza imitima yacu, icyo wagambiriye kuri twebwe ugisohoresha umurava wawe, mu izina rya Yesu Kristo twizeye, amen. Mutuganirire, umwanya ni uwanyu. Ku mutware wanjye turanezerewe rero kuri cano ijwi ry'umukwe. Imana cyishimwe, Imana cyabwa icyubahiro. Tugiye kuvuga imirimo n'ibitangaza Imana yadukoreye, abateze amatwi hirya no hino ari mu gihugu cyacu, ari ndetse no ku isi yose. Tugiye kuvuga imirimo n'ibitangaza by'Imana yacu. Imana cyishimwe, Imana cyabwa icyubahiro. Ngiye gushima Imana rero. Nitwaga Tudoga Garasias rero, nkaba n'umukirito wo kuri ADPR ku Gasave. Nakijijwe muri 99 mu kwezi kwa gatandatu gushira hafi 2000. Maze gukizwa rero nari umusinzi, nari umunywanzoga, yewe ibintu byose nako nacuruzaga, nayo mfite n'amafaranga dore ko yanabonekaga cyane, ariko nkagira ubwoba nimpfa aho nzajya. Ibyo bintu byanteye ubwoba rero. Hari umunyamerika witwaga Ronald Regis, aho hari muri 99, avuga ko azaza kuvuga ubutumwa hano muri gihugu cyacu cy'u Rwanda, hari kuri Tapi Rouge. Ubwo nge nacuruzaga mu isoko rya Nyabugogo hari ku Muhima. Ubwo hari umusore witwaga Hagena, avuga ati tuzaye gusengera mu Rubonobono. Ubwo hari kuwa kabiri. Ubwo nanjye ubwo Ronald Regis uko banyitaga umunyamerika, nkunda n'abanyamerika, nanjye mpiga umuhiga ndabana nanjye nzakizwa. Ubwo rero arambwira ati no kujya gusenga hari kuwa kabiri, turajyana Hagene hari kuwa kabiri, nuko nkirizwa bahamagaye abihana rero. Ubwo nanjye napfukamye aho ngaho, nanjye ndihana rero. Nihanye ubwo nakomeje urugendo. Ubwo uwo Ronald Regis yagiraga igiterane kuri Tapi Rouge, buri munsi najyagayo njya gusenga. Ubwo mpagurutse ubwo ndakizwa. Maze gukizwa rero aho nanyweraga ibiki byose baravuga ati si atuwakijwe ntuzongera kunywa inzoga. Ndabona ntabwo nzongera kuzinywa. Ubwo nawe yabonye ko ntazongera kuzinywa, nawe yaje gukizwa. Shimye Imana kuba ari umuririmbyi nawe. Ubu yabaye n'umudamu, yabonye koko ntuzongera, ntabwo nzongera kuzinywa. Imana cyishimwe, Imana yacu yabwa icyubahiro. Ariko warazinywaga kweri? Nazinywaga cyane, ibihumbi n'ibihumbi, dore ko nabonaga amafaranga mpima ibiro 45. Ubwo mbese amafaranga yarabonekaga nta kibazo. Ariko nkavuga sinindamuka mvuye muri umubiri nzajya hehe? Abantu benshi ntabwo bumva aho bazajya, bibere mu bineza neza, ariko iyi si izagira iherezo. Umuntu yapfuye araho hajya, n'umuntu w'Imana araho hajya. Iyo usomye 27 muri Matayo igice cya 27 ku murongo wa 51, haba ngo Yesu amaze gupfa, ngo Yesu amaze kumushira ku musaraba, ngo amaze gutanga, ibitare biramenaguruka, ibituro birafunguka, ngo aragenda afungura ibituro by'abera, ngo azukana n'abari barapfuye, ngo babonekera abantu mu mugwa Yerusalemu. Hari abantu n'ubu bakiri mu bujiji, babyata abantu barazutse cyangwa barazutse, ari babyata babya ngo mwabonye wazutse. Bamusomeye aho ngaho muri Matayo 27 igice 51, ngo Yesu abonekera abantu mu mugwa Yerusalemu. Satani ngo yicaraga ko baba bakiranutse, dore ko Yesaya yari yarapfuye. Yesaya yamaze gupfa, yari yarapfuye. Yesu yaje kuvuka, Yesaya amaze imyaka 700 apfuye. Ni wari wamuhamije ngo ndamubona ngo umwana yatuvukiye, ubutware bwe buri kubitugu. Ubwo Satani yicaraga ngo akoba babandi bose
n'abahanuzi bose ba Yesayi kugera ku bake ngo wa wundi Yesu mwavuze ngo ari hehe ariko agiye kubona abona ageze kuzimu, abona Satani amwambura imfunguzo, afungura ibituro by'abera, babonekera abantu mu mugwa i Yerusalemu. Abantu barababona bose, ijuru rirahari, niyo hahise hajya paradizo, yahise yimugwa, abakiranutsi ntabwo bongeye kujya hamwe n'abanyabyaha. ijuru rirahari. Ijuru rero rirahari, babonekera abantu mu mugwa i Yerusalemu. Uwihakana asome uwo murongo araza kubona ngo Yesu azukana n'abari barapfuye, barazukana babonekera abantu mu mugwa i Yerusalemu. Matayo 27 ibice ku murongo wa 51. Imana ishimwe cyane. Umaze urumva wakundaga abanyamerika, koko Imana inamunyura amaraza, buriya wasanga wari umunyago we cyane. Ni iki wumvise cyagushituye kugira ngo wihane? Ariko kandi hari ijwi ryiza ryakuzagamo cyane, ati nimpfa nzajya. Iki kibazo abakristo benshi ntabwo tukibaza, kuko abenshi bumva batazanapfa. Yari umupagani ariko nkagira icyo kidodo, we nimpfa sinzajya he. Ese iyo umuntu apfuye de kwa murundaho n'ibitaka n'ibiki byose, ahubwo sinzajya he. Ubwo ngubwo hari igiterane kijya kiba nako hari ibiterane bijya biba kuri stade bya ADPR, najyaga njya no ku mupira ariko nkiri umupagane. Noneho ubwo ndi ku murongo badukubita inkoni, ijwi rirambira riti baye ari ijambo ry'Imana ntabwo waza, n'ukuntu nakurinze muri uyu mujyi muri 94 hatari ko ari ijambo ry'Imana ntiwaza. Iryo jwi nararyumvishe nyine, numva mbese ngize ikibazo ariko sinakizwa n'iki byose, ariko iryo jwi naryo byanteye ubwoba, ati baye ari ubutumwa bwahavugiwe ntabwo waza. Nabyo byo nararyumvishije, ariko kuko nakundaga abanyamerika numvishe Ronald Reagan ko azaza, nanjye ndabona nanjye nzakizwa. Nkuko nawe mfite ati mpuye najya hehe. Nashaka no gukizwa, twajyaga njya mu bagatolika gusenga za Saint Michel, ariko nta kuvuga ngo muze mwihane, reka da, nkataha nguko nta kuvuga ngo mwihane, reka da. Ubwo rero nagize ikibazo rero, nubwo nagiye aho mu rubonobono bahamagaye abihana, nanjye nafashe ya mbere mu bihana. Nakoze kuguha agakiza no Imana yakoze impagakiza, nari umusinzi nkura mu nzoga irambatura. Tuganirire wowe na madamu, mwahuye mwese mukijijwe cyangwa madamu wenda yaje muri ibyo bigize byo gusenga wari urimo, cyangwa ubwo businzi mwarimo bubanyemo Kristo arabaturana, byagenze ute n'umufasha? Bya madamu byo ni ubuhamya burebure, ndaza kubugeraho, ndaza kubuvuga, ndaza kubwumva, ni ubuhamya bukomeye. Yewe nyikizwa nkuko ngiye kubiyatangira, maze gukizwa rero narabyiye mu rugo, mukuru wanjye yahoraga ambwira ati washatse, ariko naragerageje, nari ikimba ku buryo ntabashaga gushaka, ariko kubera ko bandembeje ko natahaga, nageze aho mbibwira mukuru wanjye, nitwe naho mvukiye Paul, namubwiye ngo byararangiye ntabwo mbasha gushaka. Ese papa bye ntiwabibwiwe n'iki kuri kirembo? Narageragezaga bikanga. Yego. Muri bwa buzima bwose bwo kunywa inzoga, ahuraga n'abakobwa, ufite n'amafaranga birumvikana. Naho nagerageje nyine bikanga. Ubwo nahize umuhigo, nsema inkuru za Hana, kuntu yasenganaga agahinda atagira umwana, nsoma kuntu Imana yaje kumuha umwana, nanjye mpiga umuhigo, ndavuga Imana wamukunkijije ubugwayi uburemba bwanjye ngwaye, nanjye ukama umwana nzamwita Samweli. Nsoma inkuru za Zakariya, kuntu Zakariya yabwiye ko azahabwa umwana akanga kubyemera, akagobwa ururimi, ariko umwana amaze kuvuka bamuhaye kugira ngo yite umwana izina, ururimi ruragobodoka. Nsoma inkuru za Aburahamu, kuntu yahawe Isaka afite imyaka 100, Sara afite imyaka 90, nanjye ndizera ndavuga ibi yabahaye abana, nanjye izankiza ubugwayi, nanjye izankiza, izankora igitangaza. Maze gukizwa rero agashya kabaye, nk'ukuntu umuntu yari umunyagice, baramuvuna mu itorero, bakamusura, bakamuganiriza ijambo ry'Imana, bakamusengera. Witwa Feregisi yaraje aransengera, twari duturanye, aransengera. Amaze kunsengera hajya mu mwuka arambira ngo Imana igushingiye urugo.
utarajya kure. Urumva habayemo urugendo rwo gukizwa, Imana yagize neza kuguha agakiza. Wari umunyabyaha kuko nawe ubihamya ati umunyabyaha cyane, uburyo nakijwe abantu bagatangara, kunanywaga amayoga, nitaga abantu amazina akabahama, maze gukizwa byarabatangaje. Najyaga ngerageza bikanga nk'umusore wari ufite amafaranga, ngendanaga 380 ku ikofe, mpima ibiro 85, barankundaga, ariko kuko nari ngwaye nyine nta kintu nabamaraga. Nimba rero kubera iri iwacu baterekera za Nyabingi, hari igihe bajya kugutongera bakagira ngo ni ibintu byiza batazi ko hari byiza, ariko bagutuye iki? Abadayimoni. Uravuze ngo ubwo burwayi bwawe butewe n'umuryango. Dusobanurire neza pe, dusobanurire ukuntu bagenda bagatongera ku ruhimbi bakakumurika n'iki byose, ariko batazi ibyo bakoze, ahubwo bakugabije iki? Abadayimoni. Uraza no kubyumva nabyo, ndaza kubigeraho nabyo. Ubwo rero uwo nguwo Feregisi aransengera, Imana bati nzagushingira urugo, ariko muherekeje bati ariko ibyo Imana yavuze wabyumvishije? Mu by'ukuri kuvuga ngo nzagushingira urugo, cyangwa rivuga ati nzagukiza ubugwayi, ubwo bugwayi nari kubyumva vuba, ariko namubwiye nkaho nabyumvishije. Nuko avuga ati si wabimenya, avuga reka da. Nuko Feregisi nyine nk'umuntu yavunaga arigendera, avuga ati uzabibona nyine. Ubwo hari 2001. 2002 rero nabwo Imana iha umuntu agapapuro arakampa kanditse imigani 25 ibice ku murongo wa 15, avuga ngo kwitonda ukarindira ngo byemeza umutware, ngo kandi ngo ururimi rworoheje ruvuna igufa. 27 mu migani ibice 27 umurongo wa 18 akavuga ngo guhinga umutini niwe uzajya imbuto zawo, ngo kandi gunamba ku mwami we niwe uzashima. Ubwo nakomeje gukizwa, ndakizwa, nsoma inkuru, nzimiga umuhigo, nti Imana nwamukumpaye umwana naye nzamwita Samweli, nwamukunkijije ubugwayi ngashaka ukama umwana nzamwita Samweli. Ubwo rero byarakomeje, ndakizwa, ndasenga mu byumba by'amasengesho, ntabwo nahatangaga. Bya bintu byose nacuruzaga byose byaje kuyoyoka nk'ibyabaye kuri Yubu. Bimaze kuyoyoka ariko narakomeje urugendo, ndakomeza ndakizwa, kuko nge nakijijwe ngo nzajye mu ijuru, ntabwo nakijijwe ngo nkuko bamwe bakizwa bakurikiye ibintu, ari ukurikira amazu, ari ukurikira amafaranga, ari ukurikira umukobwa, umugabo, cyangwa se yamara kumubona ntazongere gusenga, bakamera nk'abandi igihe Yesu yatuburaga imikati. Bamaze kurya imikati bukeye mu gitondo ngo ajya kwigisha hirya y'inyanja ya Tiberiya, barazinduka kare kare basanga ari kwigisha ati mwigisha twari twakubuze. Ariko Yesu ko yarebaga imitima y'abantu asanga atari agakiza kabagenza, ahubwo ari yafi na ya mikati bavovoye. Yesu ko yarebaga imitima bati ninge mutsima ubugingo, njyaho ntazongera kugira inzara n'inyota. Ariko bamurebera muri ya shusho, nk'ukuntu bareba umuntu w'Imana mu ishusho, mu bukene, aturiya nta gakiza n'iki byose. Baramubwira kwa Yosefu na Mariya baramurya sino umutsima, cya gikundi cyose kirakimira gisubira inyuma kirigendera. Hari abantu bameze gutyo mu itorero, ariko nge nakijijwe ngo nzajye mu ijuru. Nibyo byiza. Kandi nubwo nakije nkahiga uwo muhigo, Imana nwamukunkijije, namwe ati Imana itabikoze sinzavuga ngo byarayinaniye, ahubwo izaba ari ubushake bwayo. Ntabwo nzavuga ngo byana byayinaniye, izahubwo ari ubushake bwayo. Nge ndakomeza ndasenga, namenye gusenga rero, ariko nsubiye inyuma aho ba Petero, Yesu yaje n'abigishwa na ba Petero bati si namwe murashaka kumvaho? Ati mwigisha twakuva tukajya kuri nde? Kwari ufite amagambo y'ubugingo, kwari ufite amagambo ahumuriza, kwari ufite amagambo y'amahoro, twakuvaho tukajya kuri nde? Hari abakiri tubameze gutyo rero, bazi bakijijwe, bazi ko iby'agakiza atari bo kugenda muri kirabaye. Inshuti zakuvuyeho nk'abandi mwasangiraga, urabyihanganira bati warasaze waye iki, bose bamvaho, ndanakena ngeraho, ibiro biranagabanuka, biragaragara ngezaho bigera muri 60. Reba ibiro 25 byavuyeho. Abenshi batangiye kuvuga ati ni sida, ntabwo ari gusa. Hata amafaranga nari mfite nyene 380, baravuga ati reka nabakwese ikorotse ntabwo waba uhombye. Ariko umwaka umwe
ariko byari bishize ariko ijambo ry'Imana rikavuga mu migani sinibuka ngo ubutunzi bwitera amababa ukaguruka nk'igisiga iyo mbibwiye abantu nta kindi bongeraho hari n'abambona ati si bambonaga ati si nuko wabaye tuwabaye gutya ariko icyo gihe ntabwo nari nagashatse ariko njye narakomeje gusenga ari cyuri umujene urumva uwo muntu wakuvunnye yakubwiye ko Imana ikubakiye n'ikibazo ufite byagutinyute gutereta kandi uzi ikibazo ufite ukaba ufite umudamu mwiza nk'uyu nyine byakujemo gute kuva ati ngiye gutereta kandi uzi ko urwaye utari ugiye kumuhemukira uyu nguyu ari we twicaranye ahangaha ari we madamu we twaje kubana nyuma ndaza kubigeraho hari ikiruhura muri 2010 ubwo njya gusenga umuntu yandika agapapuro kanditseho amagambo nkunda cyane nari narumbishije handitseho mu Befeso ibice 3:20 ngo nuko mbasha gukora cyane ibirenze ibyo musaba n'ibyo mwibwira ko bidashoboka ayo magambo yampaye umuntu byaranejeje arongera muri Matayo arandika ku gapapuro amagambo menshi cyane ndacagagura mvuga make kuko ni menshi cyane Matayo 20:19-26 ngo arega ibyo ntibishokera abana b'abantu ariko ku Mana birashoboka ibyo byavugaga bwa bugwaye noneho kubara 23:18-19 ngumva Barake mwene Siporo Imana si umuntu ibeshye kandi si umwana w'umuntu ngo nivuguruze ibyo nabuze no kubikora sinzabikora ibyavuye mu kanwa no kubisoza sinzabisohoza amen yashigiriza rya jambo yari yarambiye kwizanshingira urugo yego amagambo amaze kuyahabwa rero naje gutelefona uwo muntu asizeho agapapuro yakanditse ari nyuma ndavuga si byagenze gute arambye ati mwuka w'Imana niwo wampase kugira ngo nguhaye magambo nayawe aya magambo narayakiriye rero numva aranejeje numva ko n'ubuhamya nagiye nsoma numva ko Imana ibyanjye ko yavuze ko izanshingira urugo ndayizera cyane kurushaho ngo mbasha gukora cyane ibirenze ibyo musaba n'ibyo mwibwira ko bidashoboka yego nuko rero ngiye gucagagura muri make ubwo rero hari 2011 ku musengero go kumima ku wa mbere Selemani yari uyoboye amateraniro aravuga ati abasore n'abakobwa guhera ku myaka 30 gusubiza hejuru akambadukije arongera asubiramo ati nushaka ufite 70 nari mfite imyaka 46 ako kantu karambadukije ntabwo nari guhaguruka nk'umuntu ufite imyaka 46 abari umusaza akiri umusore urebye abafite nabuzukuru cyangwa nabuzukuruza ntabwo nari guhaguruka ariko Imana ni umukozi w'umuhanga ishiramo ako kantu ngo nushaka ufite 70 yabaye mu izina rya Yesu aho nicaye ntabwo ndayigeraho ndahaguruka maze kuyihaguruka gashya kabaye witwa Selemani mu by'ukuri ntabwo yari yambunye ariko kubera ko nari nahise umunyamerika gukunda abanyamerika ariko umunyamerika arahari Imana n'amasirino irayazi ati atumva yari cyagengeze ngiye kugera kuri abadayimoni nyine bo mu miryango wumva ngo Imana igukoye igisuzuguro cy'abadayimoni bo mu majyaruguru ati shima Imana nuko rero aransengera rero umukirito w'ahantu ku Rurembo mu karere ka Gakenke aza kumpamagara nawe hari 2011 aza kumpamagara arambira ngo amatwi y'Uwiteka ntabwo yapfuye ngo inanirwe kumva Imana yacu irumva iyo dusenga Imana yacu irumva n'amaboko y'Uwiteka ntabwo ari magufi ngo ananirwe gutabara yego umva igitangaza cy'Imana nabyo ndaza kubivuga akaba ari n'uyu madamu turi kumwe wicaye hano ni nawe ntaterere wanterefonye ni nawe wambyiye ibyo ngibyo ni nawe wambyiye aya magambo anterefonye ati matwi y'Uwiteka ntiyapfuye ngo nanirwe kumva n'amaboko y'Uwiteka ntabwo ari magufi ngo nanirwe gutabara ndamubwiye si uri umukiritu wa hehe uri ati ndi umukiritu ahantu ku Rurembo nkuko njye nageze muri umugwa muri 82 ntabwo nari muzi nuko aranyibwira noneho nzaza kuri Noheri ubwo tuzabonana niho natashe kuri Noheri ubwo amateraniro arangiye araza aransuhuza ati burya ningiye wagutelefone ntabwo nari muzi kandi turanaturanye ariko kubera kugera mu mujyi kera ntabwo nari muzi aranyibwira ati ningiyewe ubwo rero abo kwa mama wacu babaririmbyi twagiye tuganira nuko tujya kubasura tugiye ngo dutandukane rero turasenga tumaze gusenga rero abari ajya mu mwuka aravuga ati Imana ikore ubukwe butunguranye kandi bwihuse ngo bazabibona ngo bazatangara
n'uyu wabihanuye ariko ntabwo nzi ko tuzabana nta n'icyo gicuri nta n'icyo nari mfite araza kubitubwira niba we basi yarabizi ko ari kwihanura nawe arabyivugira nawe arahari araza kutubwira ntacyo wakomeza mu mwanya ubwo ngubwo bimaze kugenda gutyo rero turatandukana ariko kuko nari narabwiye ko iwacu byarangiye umusaza aza kubwira mukuru wanjye ati kanaka nta wamutumaho i Kigali akaza nkamuha inkwano ye akayirya akayikoresha icyo ashaka mukuru wanjye arantelefona ati waje uwo musaza akaguha amafaranga yawe ukayarya kuko nari nababwiye ko byarangiye mukuru wanjye angira inama ati rero ubyire musaza murumuna wanjye nyine mutoya nkurikira nk'uwa kangahe nk'uwa gatatu ati yamukwereye amafaranga amanza bya inkwano icyo gihe ari 80 hari kera ati ngo bigeze ku 150 uramenye rero umubwiye ko ari 150 ubyiyongereye ubwo rero umusaza namubwira rero umusaza ati icyo nagutumiye gukena amafaranga none nagurishije inka none ntabwo ndabona umukiriya ngiye yumpakaniye ndiyigendera ntabwo ningira nshyiraho komantire ngo amafaranga yanjye biki dore ko atari yari yabikuye no ku mutima ati ndi kugurisha inka ati buretse noneho ubwo rero ari umuntu twari twarazanye n'aha ngaha twarajyanye mu cyaro iyo ngiyo ubwo ndababwira rero arantelefona ati dusubire i Kigali ubwo hari ku wa gatatu mbwira umusaza bari mu gitondo ari ndashaka gusubira i Kigali ati si ariko nsubiye inyuma nari narahombye mu isoko ndivamo Imana yongera insubiza no mu isoko ku 50 umuntu yamaye umugira neza Imana imuha umugisha izamuhe nijoro imuha umugisha rwose ampa 50 nsubira mu isoko ncuruza udukweto tw'abana nuko rero maze gusubira mu dukweto tw'abana rero ubwo ngubwo maze gusubira mu dukweto tw'abana rero ubwo natwe twaje guhomba 2007 nsubiramo 2010 bitangira kugenda nabi nkajya nabura nabwirirwa niwe twari dufatanyije n'inzu nkajya mbura yo kuyisha cyakora akayishura nkakora ibintu byose mu rugo n'iki byose akazana amafaranga nkateka rero umuntu yazana wabuza y'inzu wabuze nayo guhaha wajya kuvuga ngo voma amazi teka ibyo narabikoraga kandi murusha n'imyaka bimaze kugenda gutyo rero ubwo amafaranga ari umusaza warampaye amafaranga yo ku rusengero ku Muhima 150 kubera ko twari dukweto tw'abana ari amasandari ntagiraga nawe nyaranguye yajya abonamo icyo kujya ko yavuga ati mfite amafaranga wajya umuha icyo kurya kinyungu nawe nta kibazo ubwo rero amafaranga nayo yampaye nawe Cyakora namaze igihe muha amafaranga bayigiriye iwabo ku Gikongoro de ko yabaga i Burundi akaba yakomokaga ku Gikongoro nuko aza kugaruka agarutse rero nkajya mwihisha ku rusengero kuko naje guhomba n'ikibanza nka kimura nzabonana n'umuntu nta na 5 nta n'igihumbi n'udufaranga twe baraturiye twarahombye nkajya mwihisha cyakora namaze kugurisha agakweto niho namwiyeretse ku rusengero nibature irangiye nuko ndabimutekerereza kuntu byagenze ubwo ibihumbi wa musaza rero yaje kubimpa nuko uyu nguyu rero aza abwira umwana nimugoroba ati mama azaze tujyane i Kigali dore ko umugabo bari baramwishe mu ntambara intambara y'abacengezi nuko atazaze mujyane i Kigali yabaye ntacyo ari nimugoroba ati nta kibazo kumutima si umugore agiye kujya i Kigali agiye gukora iki ubwo yarazindutse mu gitondo cya kare nka saa 10 ariko umusaza nsubiye inyuma yaje kuma 100 bati nibyo mfite ndabaye nta kibazo ariko ndabaye nta kibazo ubwo maze kuyampa rero ubwo uyu yarazindutse ati tugende nabana ntawe nagenda iyi saa 10 atanyambura amafaranga y'abandi nari mbonye yo kwishura da waragenda ajya kurara ku gasantere kari imbere nge nagiye bukeye mukuru wanjye aza kunterefona ibyo nari namuza ati ntugende naguhaye amafaranga kubera ko yaratuye hari akarere njyayo kuyazana undi arategereza bamukereye ateye umuntu aracyagiye i Kigali afata icyemezo aho yari yaraye hano ku gasantere yarari ati nsubiyeyo nitudahura ariko akaba yaracenga imitwaro 3 yo gutera imigozi ariko yumva ijwi rimujemo ko agomba kugenda i Kigali ubwo ngubwo ati nitudahura ndamenya ko bitari iby'Imana tari Imana ubwo ngubwo rero niho naje hari akayira kazamuka gutya n'agatambika kava gutya kagenda gutya agiye kumubona numva umuntu arampamagaye nsanga niwe nuko rero turahura ati narinzi gose narindambiwe naringiye nitudahura ko
kuko twari tunanyuranye agiye atya naye nzamuka gutya nuko ndamubaza ari kumwe n'umwana we w'umukobwa ndawe si umfite amatike nayo y'umwana ati ndayafite nuko byabihumbi 100 niho twageze i Kigali mitira ku rusengero wa musaza mita mu ibihumbi bye 100 ariko 5 musaba imbabazi na madati no kumubabarira 5 arabimbabarira yego ariko nk'umukene nk'uwari mu isoko bigenda bicumbagira harundi ariko mu ibihumbi nka 50 cyangwa 30 ariko nge narateruye yaje na byose gukiranuka ndari muhereza ukuntu rero twabonanye na madamu rero twarazanye rero ntaruzi ko azabana none namukumbuje amateraniro y'inaha i Kigali ubwo rero twaje kujya ahantu i Galilaya tugiye kujya i Galilaya rero gusenga ari mu masengesho kone mu by'ibyumba by'inaha ngaha wari uyoboye Damascene rege ari gusenga ajya mu mwuka aramufata mukora yari yicaye mu bana mupfukamisha imbere Imana iramubwira ati ndakwimuye gukuyiriye nk'umushitsi ati ndakwimuye maze kubujya yaragwaye n'ingwara Imana iramukiza ubwo rero twaje kugarukana ariko hakaba perezida w'ababyeyi mu Galilaya hariya mu Gasyata aza kumutumira ati ntuzagende utadusuye yego ubwo amateraniro yabaga kuwa gatatu aho twabaga mu cyahafi ashaka kugenda hari mu gitondo mutambagiza Nyarugenge kuri ADPR ndamumanukana ndavuga nti wagenda utageze kureba ababyeyi bagutumiye ndamujyana barishima aravuga ati nawe mushitsi dufite twatumiye ndamujyana abana nabo abaho ubuhamya arabigisha nuko amushakira n'itikera telefona ndagenda mutegera itagisi muri gare ubwo rero amaze kugera muri gare yaje kugaruka aje gushima Imana ariko wa muntu wambye iby'urugo aza kugaruka mu nzozi mu kwezi kwa gatatu gushira nk'ukwa kane ndetse ni muri uku kwezi kwa gatatu gushira ukwa kane nk'ubu ngubu arambwira hari mu materaniro araza arampobera nezerewe ngo hajya nturashaka nangiye kwisobanura ati muri uku kwezi araguhobera arampobera nezerewe mu nzozi burya inzozi zigira icyo gisobanura ko abantu batamenya ibyazo arambwira wundi wambwiye ngo Imana igushingiye urugo igihe nkisobanura ati nturashaka ati ni muri uku kwezi ati muri uku kwezi nta kurambagiza nta n'igicuro mfite nta n'iki nuko ngiye kumva uyu nguyu arantelefona ati ngiye kuza ati gushima Imana nawe nta kibazo ngwino araza nuko icyo ko namujyanye no kwa bakuru abereye nyina wabo ahantu babaga ku musa Nyarugenge ku maduka bacuruza umuntu bakanaharara ajya kubasura umwe yari umugabo undi afite n'ubukwe ubwo agiye kubasura rero niho yagiye kuba hari amateraniro kuwa mbere ku Muhima tuhurirayo ntitwari twasezeranye ubwo nayo kumujyana abakuru abo bahungu arabereye nyina wabo bakodesheje inzu abariho abo turahahurira nk'uko twicaye hano kuri urubaho hakaba ari umuririmbyi bahuriye muri abo babyeyi none ngo ashaka no kugenda ngo yaramubwira ati se uragenda utahitishije igihangano niwe agiye gusaba wari uyoboye Selemana mu igihangano arambye ati hari umuntu ugiye kuririmba ntiwamuherekeza ukamugeza ku modoka z'Ibugesera yabonye nta kibazo turamanukana rero yari inyuma aravuga ati hajya ntiwasabye umugore ukuze kandi w'umunyamasengesho ngo hajya ngo urashaka ikimenyetso cya kabiri mu by'ukuri ntabyo yababye kandi utari umwuka w'Imana urebye umuntu w'imyaka 46 ntabwo wamenya ko ntiwavuga ko adafite n'umugore n'abana ariko umwuka w'Imana niwe wari bimuhishuriye yego nuko tugeze muri gare ati si mupfaniki iyo umuntu akijwe n'undi akijijwe aba ari musaza we muri Kristo nuko rero twaramuherekeje nuko turagenda nyine turataha ariko tuza guhura n'umukozi w'Imana Selemani turavugana kugiye nzaza kumusurira tuzajya kumusurira nawe turi kumwe aba ati muzansuri twembi tujya kumusura tugenda urugendo yabaga munsi ya Yerika mu bikari bya Yerika niho yabaga Selemani turamuhamagara tubusimpari ntawe nagiye ahantu atariko ndaje turamuhamagara yageze araduhamagara ati ndabona kubonana namwe bitagishobotse ari undi munsi naho yari yagiye gusengera ariko aza kuduhamagara ati noneho ni muza duhure ku marembo ya Yerika umva gashya kabaye rero
ari nabyo ngiye kuvuga by'ubukwe nta gicuri nari mfite ko tuzabana ntaki tereta reka nta no guteta bimwe abantu bagira bakarambagiza bagasona n'ibiki byose reka da nta n'ibyo Selemani rero atwicaje muri lava ati nimwinjire mu modoka ibyacu byabereye mu modoka ubuhamya bw'igitangaza mbagirije mu modoka nuko Selemani aratwicaza ahanurira madamu aramubwira ati umugabo wawe ntiyapfuye ati Imana ntiyakubwiye ko uzashaka ati ntiyakubwiye umwana w'umuhungu dore ko yari afite n'abakobwa babiri ati ntiyakubwiye n'umwana w'umuhungu ati ndamufite nanjye aho nicaye numva ko nahize umuhigo ninamuka inkijije ubu burwayi ikampa umwana nanjye nzamwita Samweli ndabona bya bintu ndamumva bicamo biri guhura Selemani avuga ati umugore wawe ni uyu rero nuko dutangira no gupanga amatariki amatariki ubwo hari mu kwezi kwa kane nk'uko uno muntu yavuze ati muri uku kwezi turatangira dupanga ubwo hari mu kwezi kwa kane turatangira dupanga amatariki y'ubukwe dushyira mu kwezi kwa gatandatu ku itariki 16 Selemani avuga ati ko mwaba mugize vuba si baba babatwereye ariko uyu nguyu babandi bamaze gushaka inzu kuko batari bamenyereye inzu bashatse abandi basore bane babana baba abantu 6 nawe wa 7 ibaze kuba muri abo bantu nta naho rw'inyagamburira Imana ikagira ngo inamuteturire imukure muri abo bantu babo kwa se wabo babiri n'abandi bane icyumba na saro n'iki turabupanga nta faranga mfite ntaki ariko kwizera ibitangaza by'Imana ubwo yambwiye ko izanshingira urugo nuko ubwo bimaze kugenda gutyo rero twarapanze itariki turayemeranya natangire turanatumiye tanze za invitation ko abantu baratangara no mu cyaro barumirwa ese ubukwe abantu byanyenze gute n'iki byose ariko nyuma dusubiye inyuma ajya kutwerekana nari mfite senyisa tumaze ya 500 kwiyandikisha nsubiye inyuma nuko nabwo tubigiye cyo gutaha ndayiba hamwe n'umwana we bayiguremo agasukari dore ko nta n'ikiro cyari kirimo icyo gihe wenda inusu yari irimo ngenda nta kintu nari mfite ndagenda mungu twabanaga nditahira mu rugo umuntu w'umubosi aza kuntelefona ngo bakakwerekana ntudutumire nayo gutumira se kubatumira nari mfite ifaranga nuko rero turapanga ubukwe ndetse igihe cyanageze n'amafaranga y'inzu no kuyabona inzu y'ubukwe yo kuzabamo icyumba 2 na salon amafaranga nayabonye ariko habura iminsi 2 habura iminsi 4 niho nayabonye y'inzu kugira ngo ubukwe bubi ariko nyuma yaho abo ngabere nyina wabo niwo twapanze inkwano nundi wo kwa nyina wabo wari umumotari wari naho turapanga bati ni 250 ati 250 inzoga za se wabo yagomba kuboneka ibindi mukigwariza ibyo ni mwe bireba atangira kuyagabana kuyagabana 50 yagomba kuboneka ya se wabo nta kibazo turemeranye iby'inkwano kuko ari ngiye ugomba kumwambika ibintu byose ubwo rero habura iminsi 2 ubukwe ngo bube twabonye amafaranga barantwerera nta matora nagiraga nta ntebe nagiraga ibyungura matora 50 umuntu antwerera 10 yaguraga 60 ngura n'intebe ngura intebe nuko ubukwe burataha amafaranga araboneka byo byambagwa byose imyambaro biraboneka byose Imana dukorera ubukwe bwiza modoka araboneka abantu barabutaha abantu barishima barabyina mu rusengero baranaduherekeza aho twari dutuye mu cyaha hafi barabyina nuko turanezererwa nuko ubukwe bwiza nuko mumaze kuba ubukwe bwiza rero bwakeye mu gitondo bandi bavugaga atari ko hari weho na papa wavuga ngo papa ninde akana bazanye kandi bakantinya kakanyubahuka ngo ari nkawe ngo uvuga ngo papa na sko papa ninde ati wumva nta soni ufite umuntu ungana gutyo zaguhambisha ikara nuko nibo babyutse batangaza ati bwari ubukwe bw'igitangaza twanyweye baba babuvuga nuko barishima baranezererwa baranadutwikura amafaranga araboneka 60 ubukwe buraba nta faranga nari mfite uko Imana yambwiye ngo izanshingira urugo
nkuko yansubije mu isoko gucuruza byageze 2010 n'ikibanza kiranani niyo yabwikoreye ubukwe barantwerera inkwere ubukwe bwiza nuko ubukwe bwiza na wa mwana nyubutwaje nyuma yaho kubyara wa mwana witwa Samuel ndetse nayo narahize umuhigo n'umwana nzamwita Samuel umugisha uyu nguyu nawe ari amazina Imana yaramubwiye nawe umwana rero aza no kuboneka twamwise tuyihimbaze Samuel Emejante mugisha ni igisubizo cy'Imana yasubije rero Imana yacu irashobora imwe basoma byahana bakagira ngo ni imfashanyigisho ariko ibyo ndi umugabo wo kubihamya nahize umuhigo Imana inyiza bwa buremba n'umwana yaramumpaye nkuko hana yarahize ati n'umwana nzamugutura nzamwita Samuel umwana twaramubonye rero ni Samuel ahariyuje imyaka 10 twaramubonye Imana yacu irakora bidashobokera abana b'abantu ku Mana birashoboka Imana ihimbazwe cyane uwo Samuel Imana hari ukuntu abantu bashaka bagata babyara bakagira umugisha mwagize uwo mugisha cyangwa se mwatinzemo Samuel yahisaza hari ikintu nacyo kiba ari isomo ririmo Imana ishimwe burya Satani n'umwanzi w'ibyiza inda ya mbere yaje kuvamo maze kuvamo ariko iya kabiri yaje kuboneka Samuel yabonetse hashize imyaka 2 Imana yagize neza Imana yagize neza kugukiza ibyo bintu bimeze utyo hanyuma wabwiwe n'iki ko bura burwayi bwari bwo mu miryango bwari bwo mu miryango ese ni wumva naho aho kuwa mbere se Imana avuze ati Imana gukije abadayimoni bo mu majyaruguru urumva bya dayimoni byangize ikiremba byo mu miryango Imana ishimwe ati Imana gukweye igisuzuguro yiri kiremba abantu baragusuzugura abaki bose nta jambo ugira ati Imana gukweye igisuzuguro ari nabwo Imana imaze kunkiza Imana imaze kunkorera ubwo yavuze ati yarandahije umuntu afite icyumba w'impumyi iri ikinyinya ati vuga ko uzavuga imirimo n'ibitangaza by'Imana yagukoreye manika ukuboko kuzayivugira abandi kuri yicano rero mvuga imirimo n'ibitangaza kugira abantu bose bateze amatwi abari mu Rwanda abari hirya no hino ku isi mu migabane y'isi bamenye ko hari Imana ishobora byose ari Imana ibasha gukora cyane ibirenze ibyo dusaba n'ibyo tudatekereza Mateyo 19 ngo erega ibyo ntibishokera abana b'abantu ariko ku Mana birashoboka ibyo abantu babona bidashoboka ibyo babona ubugwayi ibyo babona byose ku Mana birashoboka Imana birashoboka Imana yagize neza muri urwo rugendo rungana gutyo n'iby'imbaraga yakoze ngo ntanzi ko tuzabana ariko twapangiye muri Lava ubukwe butunguranye umuntu atigeze apanga n'igitekerezo reka da umukozi Imana niwe waduhanuriye araduhanurira tubona duhura gutyo nkuko nari narahize umuhigo cya kimenyetso cya kabiri kiba kirabonetse ubukwe bubabereye muri Lava inkwano ziraboneka amajyambere araboneka n'inkwano iraboneka Imana niyo kwizerwa mubyeyi Imana wayibonye mu rugendo rwawe narayibonye si amagambo kandi ntabwo ari gupfa kuyivuga nkaho nabyumvanye abandi nabaye aho ngaho mbere yo kuza i Kigali numva ijwi rirambwiye ngo genda sengera umugabo witwa Gahutu Deo yego sengera umugabo witwa Gahutu Deo nyimusengera numva ijwi rirambwiye ngo ibyo ndakubwira ari byo umubwira bya bindi yababwiye yambwiye ngo amatwi y'Uwiteka ntabwo yapfuye n'amaso y'Uwiteka ntabwo ari impumyi ngo kureba ibyo umutima we usaba maze kubimubwira rero niho numvise ijwi rimbwiye ngo turafite uburwayi bukomeye ariko ni wowe ubasha kumusengera agakira nafashe amaseshe iminsi 3 maze kuyarangiza irambwira ngo mubwire ngo ndagukijije kandi ndagutabaye uramaze kubimubwiye ambwira ati nshaka kugira ngo nzagere iyo ngiyo nkumenye nkurebe ndebe menye uwariwe uriho yaje mu kwezi kwa 12 kuri Noheli niho nabimubwiye ubwo turatangira turasenga mu gusenga rero Imana yambwiye ngo
mubwire ngo ubukwe bwuze kandi butunguranye ntazi ko ari njyewe uzaba umugeni we. muri uko gukora ubukwe rero ubwo nsubije amaso inyuma, ubwo habaye imbaraga z'Imana zikomeye. Uwiteka arambwiye ngo ugende umubwire ngo ntabwo agomba kugerageza ngo arebe ko ari muzima, njyewe ubwanjye nzabyikorera n'Uwiteka. mu gukora ubukwe rero, twamaze gukora ubukwe dutashye, irambwira ngo genda urambikeho ikiganza umusengere ahita aba muzima. Nagenda ambikaho ikiganza ndamusengera ahita aba muzima. Kugeza na n'ubu turi gushima Imana ko Imana yamukije uburemba. Imana ibahe umugisha. Imana ishimwe cyane. nakongeraho nababwire ibyahishuwe ibice 22 ku murongo wa 12 avuga ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Gukora neza ndabyiro cyane cyane umukiranutsi, gukora neza ntarusheho gukiranuka, ingorane irahari. Na munyabyaha nkamubwira ngo kugira ngo bisubiremo yihane. Iyo umuntu yihanye Imana iramubabarira. Imana ntabwo ibishaka abantu barimbuka, ahubwo ishaka abantu bakizwa. Imigani byahishuye 20:15 ku murongo wa 15 hakavuga ngo mbona abakomeye n'aboroheje banyura imbere y'intebe y'imanza, ngo utabonetse ko yanditse mu gitabo cy'ubugingo ajugunywa muri ya nyanja yaka umuriro n'amazuko. Abantu bumva ubutumwa bakamera nk'igihe cya Nowa. Igihe Nowa yavugaga ubutumwa baramusetse, babigira nk'iki, babigira urwenya. Ariko imvura imaze kugwa, urugi rwicunze ku mapata iminsi 7 n'amajoro 7. Bivuga ngo uwinjira niyinjira ko ngiye gukinga, ngo abantu bakajya bajya ku rugi bakavaho. Ariko iyo minsi 7 ishize Uwiteka arakinga. Imvura iragwa idasanzwe, bati bya bindi Nowa yavuze byasohoye. Birukira ku nkuge bitagishobotse. Nowa bati singe wakinze, n'Uwiteka arakinze. Agakiza rero inkuge ubu ngubu ni Yesu. Abantu bazashaka gukizwa itoro ryagiye bitagishobotse. Kandi no hari umubabaro ukomeye kuko ngo abantu bazababazwa iteka n'iteka, ngo ariko abakiranutse bazaba banezerewe. Nkaba nifuza abantu kugira ngo bakizwe, ngo mbona abakomeye n'aboroheje banyura imbere y'intebe y'imanza. Hari abibwira ngo ko bakenye, hamwe bavuga ngo Matayo kangahe, ngo ubwami bw'Imana ngo ayigwa bakene ku mutima ngo bakagira ngo n'ubwabo. Ni umuntu wese ufite inzara n'inyota, yaba ari umukene yaba ari n'umukire, iryo jambo ry'Imana niwe riba ribyira. Nta kuvuga ngo uri umukene widamarire unanirwe gukizwa ngo ijuru ni iryawe. Oya, abakiranutsi barahari, abakire barahari bazajya mu ijuru bubaha Imana, n'abakene barahari. Nuko ari abazarimbuka abakene, ari n'abakire bazarimbuka. Nkaba nifuza abantu bumvisha iki buhamya n'ubu butumwa ko abantu bakizwa bakamenya Imana ko ijuru ririho, ko atari ukubesha, ko atari amagambo. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Dushimiye Imana kandi namwe tubashimira kwemera kuza kutuganiriza ku buhamya bw'iby'Imana yakoze. Ntago ari benshi bakunda kubivuga, ariko mu rugendo rugana mu ijuru ibi bifasha benshi kuko dukwiriye gufashanya kugeza tugezeyo. Niyo mpamvu Imana idushyirira hamwe turi nk'umuryango kugira ngo duterane ingabo mu bitugu. Umubyeyi rero gira ubutumwa uha ababyeyi cyangwa se n'imiryango. Hari abagerayo bikanga bigakomera, nube ubutumwa waha itorero rya Kristo nyine ku byo wungutse. Haleluya. Amen. Ku buhamya nibyo nungutse nahaba ababyeyi ku itorero rya Kristo. Nabarangira gusoma muri Zaburi ya mbere igice cya mbere n'umurongo wa mbere. Ngo ntimwakurikize imigambi y'ababi, kwicanye n'abakobanyi, ahubwo muhore mwishimira amategeko y'Uwiteka ku manywa na nijoro. Imana rero itugirire neza kandi twambike imbaraga. Buri umwe wese ahanire gushaka Uwiteka bigishoka ko abonwa. Tumwambaza akiri bugufiya. Umunyabyaha reka ibyaha bye, ucyanirwa reka ibyo yibwira, agarukire Uwiteka. Uwiteka nawe yiteguye kumugirira ibambe. Imana ibagirire neza. Bwiza muduhaye kandi rwose bizungura umugeni wa Kristo. Reka Pasamu adusengerero adusabira imbaraga. Mwakoze kubana natwe. Uwiteka Mana nyiribihe, Imana ikomeye, Imana ifite ubutware, Imana ifite ubushobozi. Turagushimye Imana, turaguhimbaje nyakora ku ngoma nyakubahwa. Uyu muteguro ni uwawe nyakubahwa Mana, ntawe twari tuzi, ariko wari uzi ko
umukozi wawe araba ari hano nyakubahwa Mana. Tugiranye ikiganiro kinini cyane nyagupfukamirwa nyakubahwa Mana kuri iyi cano, abateze amatwi ndetse bari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda bari hirya no hino ku migabane enye, abumvishije ubuhamya ndetse n'ijambo ry'Imana. Ni ukuri abo bikoze ku mutima, ni ukuri benshi bazahindukirira Imana kandi benshi bazakizwa, kuko bidashokera abana b'abantu ku Mana birashoka. Imana yacu nta kiyinanira nyakubahwa Mana. Abateze amatwi n'ababyumvishe nyakubahwa, ubuhamya buzafashe benshi, abazaboneke benshi bahinduka, bazabone benshi bafite ibibazo by'ubugwayi ndetse bazizera ubuhamya bagakira. Imana igakora imirimo n'ibitangaza, kandi Imana yavuze myikizwa nawe ngo Mana wamukunyijije nzavuga imirimo n'ibitangaza byawe gukomera. Kandi Imana yavuze tuzamvugira ibyo nagukoreye. Rero maze kubivuga Mana, umurimo n'uwawe usakaza mu mitima y'abantu, abantu bihana, abantu bakizwa, abantu bahindurwa n'imiburo. Kandi icyo nsabira abateze amatwi natwe twisabe no kuzagira iherezo ryiza nk'iry'abakiranutsi. Ni ukuri nyagora ku ngoma nyakubahwa Mana, agura umukozi wawe yicano yagure nyakubahwa Mana, abantu bazabikurikirana ari benshi. Ni ukuri benshi bazahinduke kuri iyi cano, hazaboneka iminyago myinshi ubwo Kristo azabagarutse izamusanganira mu kirere. Mana ukoze kubana natwe, ukomeze ushigikire iyi cano kandi wambike imbaraga, ukomeze uyagure Mana, uburyo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'umubiri. Ubutumwa buzagera hirya no hino ku isi, uzamamaze Mana iyi cano, ubutumwa buzagera hirya no hino ku isi hose. Abateze amatwi n'ababyumvishe bose nyakubahwa Mana, icyo mbifuriza ni ukuzakumenya Mesiya, bagakizwa bakava mu bizira, kuko Yesu ugiye kugaruka nyakubahwa ntibazamere nk'igihe cya Nowa, abantu binangiye bagashaka gukizwa bitagishobotse. Kandi ukijwe ubu ngubu, iyo akijwe aba yinjiye mu nkuge ya Nowa. Urakoze Mana, nsabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amen. Imana y'amahoro ibaho umugisha mwinshi.